Hello, welcome again. Baha ikaze kuri Shakur Films. Niba ukunda agasobanuye kaba kareba kuri Shakur. Amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi mbazaniye agafilime gashyashya kakozwe na Rocky kari trend bya Atari. Ni agafilime ka 2014. Ni agafilime k'umugabo uhura n'ibigeragezo bikamugurukana bya Atari, ariko abasha kubimanaginga akabyikuramo. Ibyo bigeragezo ahura nabyo nta bindi. Niba urakunze filime nka Squid Game cyangwa ukunda iriya mikino ya mu YouTube bita Mr Beast, niba ukunda filime zikinye muri buriya buryo, ngwino tubane. Filime iri mu bwoko bw'amahora cyangwa se ziteye ubwoko ko hazamo uducalenje tumwe na tumwe two kwambura abantu ubuzima, two gukora ibintu bisa nk'ibiteye ubwoba. Ariko niba ukunda ziriya filime zikinye kuriya zirimo ibintu byo kuzanamo imikino, gukora utuntu tworoheje bakaguhereza amariwada aremereye, ugakora akantu gatoya bakaguha ibintu bya danje, ngwino tubane. Natinze mu gutangira kwa filime rero, itangira ari umugabo wifitiye sheri we, bari aho ngaho bari kwishima, ariko abafite sheri we w'umwirabura, waba ari umuzungu wifite sheri we, bari aho ngaho bari kuganira. Boss waba yamuhamagaye, ari umugabo boss waba yamuhamagaye akamubwira ati uze kuzana gushaka, akakubitamo agakoti akitegura ati ubwo boss ariko mamagara ngaranshaka. Wabona hari kantu k'agapromosiyo, wabona uyu munsi bari bunzamure mu kazi, akaba tayari we n'umugore we bakayishima, baba batarabana ariko baba bari hafi gukora ubukwe. Ni kwa kundi abazungu baba bibanira mu mazu ariko batarakora ibintu biri official. Umugore we abatwite, akamubwira ati wasoma wakabiza umwana ugahita ujya guhana boss, wenda ko biri buze kugenda neza. Umugabo akabikora akagenda mu kazi. Ntageze mu kazi, boss ati wakazi karakunaniye. Umugabo boss ati akazi karakunaniye. Umutipe akamubwira ati se nimbura aka kazi murumuna wanjye ubuzima bwe bushingiye aho, afite murumuna ufite ikibazo cyo mu mutwe ubana n'ubumuga. Akamubwira ati murumuna wanjye yivuza kubera ko nkora aka kazi. Umugore wanjye aratwite mu minsi mike azabyara, kandi nanjye ubuzima bwanjye bushingiye aha ngaha. None nimunyirukana koko ndabaho gute, biragenda gute? Kumbe uwo mutipe uzi ko aba yakoze ngo hari umuntu w'umumama uba waje kugura ibintu by'amabonema. Akamubwira ati wa mukecuru bitewe n'amafaranga winjiza ya bonema ya Diamond, urabizi mu mabonema hamwe ibice bitandukanye, hari Diamond, Silver, amagorudi, uko bigenda birutana niko amafaranga wishyura abatandukanye, ni nako n'ibyo uhabwa biba bitandukanye. Uwo mama rero aza gufata bonema, umuhungu akamubwira ati rero bonema ya Diamond ntago igukwiriye bitewe n'amafaranga winjiza, waba wipashe muremure. Bose akamubwira ati rero twebwe hano dufatirana abakiriya, ntabwo nakoresha umukozi abakiriya bazajya baza akababwira ngo ibya makeya nta kazi twaba turimo. Bose akamubwira ati ubwo rero niba uri umuntu mwiza urashaka hano ujya guhatana nabyo, ushaka hano ujya gukora kabizi, ugiye kuba umwana mwiza. Nibyo kuba umwana mwiza muri kampani yanjye ntabwo bikora. Mutipe akagenda. Ubwo murumuna we rero kubera ko atakibasha kumuprovidingira ibyo akeneye cyangwa kumuhereza, abishyura amadolari agera mu 1000 ku kwezi, nta bakibasha kuyabona, baba bagomba kumujyana mu kigo cya leta nyine kibafasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, mu kigo cya leta. Umutipe akumva biramurenze, ariko ari kugenda agaparika muri feruje, ibintu byose biba byanze. Agasazi kagumya kamucirenjinga mu modoka, haba harimo isazi yamutesheje umutwe bya Atari. Akumva telefone irahamagaye, ikamubwira ati muhungu bimeze bite? Nta mahoro, tubundi kureba atariko gufitiye umukino, watoranyijwe mu bantu batoranyijwe ko ushobora gukina no mukino wacu. Umutipe akamubwira ati we mukino usibye ibintu murimo by'imikino ni ibiki? Nifite ibibazo none muri kunzanamo ibintu by'imikino. Akamubwira ati mu modoka yawe harimo isazi yakuzengereje, ati basazi yice ngohereza amadolari 1000. Akavuga ati amadolari 1000? Akavuga ati yo ni imikino, ati ibyo birabareba mwinyinisha. Akamubwira ati ufite ibibazo, murumuna wawe benda kumujyana mu bigo bya leta, ati wirukanwe ku kazi kubera ibi n'ibi. Akamubwira detaye zose, ibintu byose byamubayeho uyu munsi. Mutipe akavuga ati abantu bashobora kuba bari seriye. Isazi agahita yica. Akimara kuyica, $1000 kikaba kigeze kuri konti ye. Akavuga ati bya bintu bishobora kuba bityo. Akavuga ati bishobora kuba ari na scam. Akamubwira ati rero reka nkwereke ikindi kigeragezo ugiye gukora, noneho mitenguriza $3000. Akamubwira ati none iyo sazi umaze kwica yirye, numara kuyirya mitenguriza $3000. Akavuga ati ibintu rero hano ari scam. Hano ari kwa kundi umuntu abona ka message kuri momo kamwereka ko ubonye amafaranga ariko utayabonye. Umutipe akahita yagera mu rugo agacekinga akoresheje imashini, agatereka ndeye kuri banki nkoresheje imashini, ndeye ko ya mafaranga ko yagezeho kuri konti nta kintu aba afite, yacekinga akabona amafaranga yagezeho. Akavuga ati bya bintu birakora. Yasaza aba yayibitse mu mufuka agahita yikuramo akayirya. Yamara kurya iyo sazi akabona $3000 bimugezeho, ubwo total balance ageze $4000. Akavuga ati none wangaha
ni ibya nyabyo. Akavuga ati rero none aha ngaha ni ibya nyabyo. Akavuga ati rero reka dugusobanurire amategeko agenga umukino kugira ngo niba uri bunawukine ukine ubizi neza utaza kwishora mu bintu. Akavuga ati we mbwira amategeko agenga umukino twumve. Akavuga ati rero uyu ni umukino urahura n'uduchallenge dutandukanye, ni ibigeragezo 13. Mu bigeragezo 13 uraza kubikora byose. Nuramuka ugize icyo wanga gukora ukora ukuwe mu mukino, kandi nuramuka ugize icyo wanga gukora n'aya mbere urahita uyabura. Ugomba guhatana nabyo mpaka urangije game yose. Uteka avuga ati ibintu aba bamukoresheje kwica isazi kuyirya bari ibintu byoroshye. Akavuga ati next challenge rero ugiye kugenda ushaka umwana ajya ahantu hari abantu benshi. Akavuga ati ugiye gushaka umwana umurize, numara kumuriza turatuguriza 6,000. Bakavuga kumva nawe ni ibintu byoroshye gukora kugira ngo afate umwana w'abandi. Akavuga ati peti waruzi ko se iwanyu bashaka kujyana mu kigo cya orphelina ko baguhaza ko bashaka kujyana muri orphelina? Akana kakarira ubwo ngo yakabara yari. Next challenge rero hazamo ibintu byinshi, hazamo ngo guscaminga umuntu wo ku muhanda ukamwambura imyenda ukoresheje ostrich. Noneho umutipe ahantu abonera ko bitangiye gukomera bamuha challenge akamubwira ati rero ari umuntu runaka, bamubwira umuntu runaka ati uyu muntu ubwo icyo ni icyakane, bamubwira umuntu runaka ati uyu muntu genda mufate mujye kunywa agakawa. Yajya kureba ngo bajye kunywa agakawa agasanga umuntu yiyahuye. Akamubwira ati uko byagenda kose rero ugomba gusangira nawe ikawa. Akavuga ati saa 10 zuzuye, saa 10 zikigera ugomba kuba muteretse igikombe imbere cy'ikawa kandi muri resitora. Tugomba kubikora, ibyo ni gahunda ugomba kubikora, cyangwa se utabikora amafaranga ukayabura. N'abaravuga ati rero warijije umwana w'abandi. Tuba umwana warijije yagiye kuri polisi kukurega. Niba yagiye kuri polisi kukurega rero urumva ko ufite ibirego muri polisi. Ikindi wa muntu watse imyenda ku muhanda nawe yagiye muri polisi kukurega. Uretse kuba uri umukene bagiye kugerekaho kugufunga. Ugomba kugerageza challenge ukazirangiza ukabona amafaranga, cyangwa se ugahitamo kujya muri gereza ukaguma uri umukene. Umutipe ahatana nabyo, noneho afata wa murambo akawujyana muri resitora ngo bajye gusangira icyayi. Yajya muri resitora mu gihe atangiye kodaringa akantu k'agakawa akaba hinjiye polisi. Kandi ubwo ngubwo polisi niyo bakira mbere, ntabwo bakakira umusivile mbere y'abapolisi bahari. Ubwo kandi saa 10 zirabura nk'iminota 2 umutipe akabona polisi bayihaye icyayi ari kumwe n'umurambo. Polisi nibona uwo murambo biraye ibibazo. Ese filime iri very challenged kabisa, iteye amatsiko. Ubwo icyo ngicyo ni ikigerezo cya 5, cya 6 kiraza, icya 7, icya 8, icya 9, icya 10, icya 11 paka kugeza ku cya 13. Niba ushaka kureba filime ukamenya uko byarangiye, ukamenya uko byagenze, ushaka kujya muri Google kwandikamo www.oshakoroFilms.com. Filime ukabasha kuyenjoyinga wowe na famille yawe. Ni weekend. Imana ikomeze kubarinda. Njye nari Shakur. Ciao. Make sure ko wakoze subscribe kugira ngo tukomeze tubatwike, tukomeze dukore n'izindi filime nyinshi tubauploadingira. Hari utundi filime twagezeho, hari za Viking, Game of Thrones, na filime ngiye gukira kitwa Medallion Kayanga nako mu ishusho ryiza riri HD. Imana ikomeze kubarinda. Ciao. Njye nari Shakur.